Yes, reka mwikaze nizera ko umeze neza cyane. Ni 5TV Rwanda tugenda tubera kuri byinshi cyane biba bigezweho mu ikoranabuhanga mu isi ya tekinoloji. Ni byinshi cyane biba bigenda bivugwaho cyane cyane twibanda ku ifaranga koranabuhanga rya Pi Network cyangwa se Picoin ikaba na digital currency icyarimwe. So uyu munsi ngira ngo ndi kumwe na Moses Munyaneza, twari duherukanye igihe kinini cyane Christmas itarageramo, ariko ya tuba tugomba kongera kwiyibutsa tukagira ibyo tuganiraho. So uyu munsi ngira ngo abantu benshi baramutse babona update nshyashya ijyanye n'ama application cyangwa se amada 20 yamaze kuba yaronshingwa. Ni mu gihe nanone kuri Twitter yabo bari bamaze kugaragaza ko bakeneye dApps cyangwa se bagaragaje ko bakeneye agera ku 100 uyu munsi. So bagaragaje ko 20 none yamaze kuba yakinjizwa muri ecosystem yabo, no kuvuga ushobora kuyaccessinga uciye kuri Pi browser. So ngira ngo rero ndi kumwe na Moses Munyaneza, akaba ambassadeur ndetse akaba ahagarariye icyitwa education. Usibye n'ibyo kandi arambye mu mushinga cyane, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri dukora ikiganiro. Reka tumuhe ikaze. Moses, umeze fresh? Amakuru ni sawa, ameze neza, nta kibazo kabisa. Ya ngira ngo Christmas yagenze fresh. Ko bisa kose yagenze neza, burya nta kindi Noheli si ukurya no kunywa, ahubwo ni no kwibuka umukiza Yesu Kristo watuvukiye. Burya nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Abana yagenze neza, nta kibazo kabisa. So nawe uri mu muryango w'aba-miners, byumvikana ko itangazo nawe ugomba kuba waribonye. Mbere na mbere batweretse ko hari ama app cyangwa se no kuvuga platforms zigiye gukorana na Pi zigera kuri 20. Wabyakiriye ute? So iyi ni milestone yo kwishimira cyane, kubera ko Pi Coat imirimo irakora akazi katoroshye kandi kihuse cyane. Mu by'ukuri ni ikintu abapiyoniya bari bategereje mu minsi ishize, igihe bahagarikaga cyangwa se extendingaga bakongeraho iminsi kuri Open Mainnet, kuko twabonaga ko hari ikintu cyari kitarakemuka neza muri systeme. Koko nk'ubu ngubu twagomba kwinjira muri full Open Mainnet twamaze kubona izi dApps, ndetse twatangiye no kuzikoresha tukaze experiencinga, ariko twari tutarazibona. ari nacyo tuvuga ko wenda nacyo kiri mu byakomye mu nkokora uburyo bwo kwigiza iminsi imbere, ariko nanone kikaba ikintu cyiza cyane cyo gutuma bazaduha systeme imeze neza, yubakitse, ifite buri kimwe, kuko uko twirukanyira ko baduha Open Mainnet hari ibintu byinshi bataratunganya. So navuga ko iyi update yanshimishije cyane, ariko nanone ni update yaziye igihe, kuko bari babitangaje ko mu itangazo riheruka rya timeline bavuga ko bazaduha dApps muri ino minsi tugatangira kuzikoresha. So rero ni ikintu cyiza cyane, ubona ko gitangijwe, kuko nubwo bataziduhaye zose nk'uko bagomba kuziduha, ariko bagize byibuze baduha izo za mbere tubashe kumenya ese zimeze zite, ese kuzinjiramo ukagira ibyo ukora, nubwo batubwiye ko tugomba kuzikoresha twitonze, kubera ko mu gihe wagira ibyo ukora bindi birenze, nyine ingaruka zishobora kubivamo ushaka kuzirengera. Bivuze ngo ni ukuzibrowsinga gusa, tukareba feature, tukareba se zimeze zite, ariko tukirinda kugira ibindi twakora bijyanye
no kugura cyangwa kugira iki ko bishobora kuduteza ibibazo ko nabo batara verified, hari ibintu byinshi bataratunganya ko uramutse uburiyemo payi zawe urumva kujya kuziklaminga ntabwo byakoroha. So rero aya madapsi bayaduhaye ariko harimo ayatazubahiriza ibisabwa, wenda baba bayaretse bakaduha yujuje ibisabwa. So rero bayaduhaye kugira ngo tu experiencinge turebe se bimeze bite, se biteye bite, kugira ngo tunamenye no kuyakoresha n'uburyo nayo ubwayo azakora. ngira ngo ni ama application nashize kuri screen, abantu benshi barimo barayareba agera kuri 20. Harimo ama application, harimo ayo twamenye yagiye atsinda muri hackathon, andi ni mashya ariko batubujije kuba twatangira kugira kuyizera. Urabona ko iyo ufunguye app ukinjiramo babanza kukwereka kopeninga ariko bakakugaragariza ko ari unverified app, kiri muri development, ni ukuvuga hari irimo gukoreshwa nka testing purpose cyangwa se mu buryo bwo gutestinga, itaratangira kujya hanze. So bivuze iki cyane cyane ku bijyanye no kwegera open mainnet, cyane cyane ko bamaze kuyishyira vuba aha ngaha. Bivuze iki? hari ikimenyetso mpuruza turimo kubona. Nshingiye ku byo bavuze, ubundi batubwiye ko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 twakitegura open mainnet isaha n'isaha. Ntabwo batubwiye igihe, ariko batubwiye ko bazabitangaza. Bivuze ngo as soon as possible open mainnet irashoboka, ko ntago tuzi niba ari mu kwa mbere, ntituzi niba ari mu kwa kabiri, ntituzi ariko ikiriho nuko tazarenza mu kwa gatatu gusa. Ariko batubwiye ko umwanya n'umwanya baduha open mainnet. So rero baragira ngo n'izi dapps nyine bataragira ibyo bakemura, abadeveloper bayo bagira ibindi bakora bijyanye no kudevelopinga app ikagera kuri standard yujuje ibisabwa nk'uko kuwatima ibibasaba. So rero izi ni phase ya mbere baduhaye, bazaduha iya kabiri ku buryo nk'uko bazifuza ari dapps 100 zose. Bibaye byiza nk'uko kuwatima ibyifuza, twatangirana nazo byibuze ari 100, ariko tumaze kuzimenya, tumaze kuzibona, tukaze experiencinga, tukareba uko zikora. Muri iyi minsi nyine dutegereje open mainnet mu gihe bataratangaza itariki ya nyayo. Mu gihe bataratangaza itariki ya nyayo, ngira ngo ni ama application agera kuri 20, ariko iyo yarebye amenshi asa n'aho atanga ibijyanye na service cyangwa se serivisi runaka. Wenda hari cyane cyane map of pi, iyo dusanzwe tuyikoresha, ChatGPT for Pi AI, ngira ngo amenshi asa n'aho arimo gutanga service. Biragaragara kandi ko ari muri Pi browser, kandi tukaba tuzi ko Pi browser ariyo igiye kujya ikora mu buryo navuga bwo kubrowsinga, gushaka amakuru, ku buryo ushobora gukoresha Pi browser mu mwanya wo gukoresha Google. So birimo biragaragaza ko network irimo kwaguka igafata n'andi platforms. Mu by'ukuri ntabwo Pi browser ariyo kubrowsingiramo gusa ibijyanye na Pi. Iriya ni browser ushobora kubrowsingiramo n'ibindi bintu bisanzwe byo muri Web2. Ushobora gushyiramo link yo muri Web2 mu bindi bintu byose, ibyo ari byo byose ushaka kubrowsinga ukabibona. So rero ntabwo Pi browser ariya, ntabwo i-browsing ibya Pi gusa, n'ibindi byose browsing, ariko cyane cyane niyo igomba kuba irimo ibintu byose umuntu akenera, buri kimwe cyose ukenera kuri Pi, kuko niyo tuzajya dukoresha cyane. Ko n'ubu ngubu n'abantu bayikoresha cyane, hari rate ntoya bagenda babona kuri mining, kuko gukoresha Pi browser ntabwo ari ibintu biri aho gutyo gusa. Iyo uyikoresha cyane
umunsi ku munsi hari utubonasi duke ugenda ubona kuri mining rate. ngira ngo ni umushinga ukubiye muri Pi Browser. Turaza gukora ikiganiro kigufi cyane ariko nanone kigaruka cyane kuri aya madapu ndetse n'icyo aza gufasha pioneers nubwo tukiri exploring cyangwa se kugerageza ku bijyanye no kubikoresha. Bagaragaje ko hari bagomba gutanga dApps vuba zindi. Twitegura izindi dApps vuba. Nazo twazitegura ko mu kuvuga ngo n'ubundi ni muri test tugomba kuzitegura ko n'izindi zizaza nazo tukareba ese zikora zite, ese zigamije iki, kuko iyo winjiyemo kopeninga baguha description ya app, uburyo ikora n'uburyo izajya ikora, imikorere yayo n'icyo yubakiwe. So rero icyo nicyo cya mbere dukeneye kumenya kugira ngo tunamenye ngo tuzahahira he, tumenye ngo tuzakorana n'ayo masoko, turebe ngo afite ibiciro bimeze bite, kandi nanone uko wenda ntabwo twareba cyane ku giciro ko ntabwo kiremezwa, nubwo dushyigikira G-Civil ko aya masoko yose ntabwo ariko yose ibiciro birimo ku bicuruzwa bishyigikira G-Civil, ariko byibuza tukabanza tukanareba ibicuruzwa birimo, tukareba ko byibuza ahantu nyine umupayoniya isoko azajya gukorana naryo. Rero ni byiza ko byose n'ubundi tuzibona, tukamenya imikorere yazo, tukamenya na serivisi n'ibicuruzwa zigiye gutanga mu gihe cya open mainnet. ngira ngo wenda reka tugaruke kuri GPM cyangwa se Global Pi Market. Iyi ngira ngo iranazwi cyane, yanatsinze muri hackathon, ariko imishinga myinshi navuga ko y'ubucuruzi ntabwo yagaragaye muri iyi faze ya mbere. Bagaragaje ahubwo ama-application asa n'azatanga ama-service, asa n'azakora mu buryo bwa browsing. Usibye wenda iyi GPM, andi ma-application urabona ko atazwi. Kuki ndakubaza wenda nk'umuntu umaze kumenyera filozofi ya Kokarisi, kuki hari ibyo baduhishe byinshi cyane ku bijyanye n'imishinga karundura igiye gutanga ibicuruzwa? Urabona baduhaye Explorer Pi, Latin Chain Platform, donc ni ama-platform menshi cyane ajyanye no kuranga amasoko, kuranga ibicuruzwa ahantu biherereye runaka. Kuki batwimye noneho amadapu yandi y'imishinga runaka, ko zarimo imishinga yatsinze ikagira n'amadapu? So ni kuduhereza izi ngizi ni ukugira ngo nazo ubwazo bazikebure, kugira ngo bagire, urabona ziracyari unverified, ntabwo zira verified. So nazo ubwazo abadeveloper bazo hari ibyo bakwiye kubanza gukemura. Rero baziduhaye kugira ngo byibuza nabo barebe ibyo babura kugira ngo babyongeremo. So rero impamvu banaduhaye izi ngizi nuko ariko babishatse, kandi muri ubwo buryo bwo kugira ngo ubwazo zo bakomeze bazidevelopinge, buzuze ibisabwa, ariko n'izindi bazagenda baziduha bijyanye nuko bazagenda babigena, nazo tureba aho zihagaze. Kugira ngo reka dusoreze aha, ntabwo umunsi turi buze kwizimba mu magambo, ahubwo nyemera dusoreze aha. Reka mwifurize iminsi mikuru myiza cyane, kandi wakoze cyane kubana natwe. Murakoze cyane, murakoze. Jabless. Sawa. Yes, nuko rero dusoje ikiganiro cyacu twagiranye na Ambasaderi Moses Munyaneza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Reka nizere ko rero umeze neza cyane, nizere ko wowe tugenda tubana mu buzima bwa buri munsi ugenda urushaho kumenya byinshi cyane byerekeye umushinga wa Pi Network. Ni FAV TV Rwanda, ndagushimiye nkubwira ngo Jabless.